Ese burya wari uzi ko hari ibintu wakora bikagabanya ibyago byo kwibasirwa na kanseri ku kigero gifatika? Burya hari ibintu dukora mu buzima bwa buri munsi cyangwa se dushobora gukora mu buzima bwa buri munsi bikagabanya ibyago byo kuba dushobora kurwara iyi ndwara ya kanseri, igoranye kuyivura, igoranye gukira, ndetse ni indwara burya ihangayikisha cyane ndetse n'ubuvuzi bwayo burahenze. Ni indwara muri make igoye cyangwa se ihangayikishije. Muri kino kiganiro rero tugiye kukubwira ibintu 10 wakora bikagabanya ibyago byo kwibasirwa n'indwara ya kanseri, ndetse ni ibintu byemezwa n'abahanga cyangwa se ni ibintu bigenda byemezwa n'ubushakashatsi ko ari ibintu bigira uruhare runini mu gutuma umubiri wacu udashobora kurwara kanseri cyangwa se ibyago byo kurwara kanseri bikagabanuka ku kigero gifatika. Ikintu cya mbere burya gishobora kugabanya ibyago byo kwibasirwa na kanseri ni ukureka kunywa itabi iryo ari ryo ryose, ryaba ari itabi rya kizungu cyangwa se itabi risanzwe. Burya itabi iryo ari ryo ryose kurireka cyangwa se ukarivaho burundu bishobora kugabanya ibyago byo kwibasirwa na kanseri ku kigero gifatika. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS rivuga ko kanseri zikomoka ku kunywa itabi biza ku mwanya wa mbere cyangwa se iza ku mwanya wa mbere mu kuba itabi riza ku mwanya wa mbere mu kwangiza umubiri wacu ndetse no kongera ibyago byinshi byo kurwara kanseri, harimo kanseri zo mu kanwa, kanseri zo mu bihaha, kanseri zo mu muhogo, kanseri ya pancreas, kanseri zo mu ruhago rw'inkari, kanseri y'impyiko, kanseri y'inkondo y'umura, kanseri yo mu gifu, kanseri y'umwijima ndetse na kanseri y'umumara. Burya izo kanseri zo ushobora kuzirwara bitewe no kunywa itabi. Burya mu itabi habonekamo ibinyabutabire byinshi bishobora gutera kanseri, cyane cyane byinshi cyane bishobora no kwangiza uturemangingo tw'umubiri twa DNA ku buryo ushobora kurwara kanseri mu buryo bworoshye. Ikibi cy'itabi no kuri kunywera hafi cyangwa se iruhande nabyo buryo bishobora gutuma ushobora kurwara kanseri ku kigero runaka. Bikaba ari bibi cyane mu buryo nko ku bana bafite ababyeyi banywa itabi, kuko burya nabo bashobora kuyirwara biturutse ku ngaruka zo kuba ababyeyi barabanywereye itabi hafi. Itabi iryo ari ryo ryose, ryaba ari ngiri bavuga ngo ni banywera za shisha cyangwa se itabi banywera bivuga ngo ni ubusirimu rya kizungu, burya itabi iryo ari ryo ryose kurireka no kurivaho bishobora kuba byiza cyane no kugabanya ibyago byo kwibasirwa na kanseri zitandukanye. Muri make rero itabi rikaba riza mu mwanya wa mbere mu bintu bishobora gutuma urwara kanseri. Kuryirinda ni kimwe mu bintu byakurinda kurwara kanseri ku kigero gifatika, ndetse no kwirinda ko hari umuntu wari kunywera hafi cyangwa se iruhande. Ku mwanya wa kabiri ikintu cyagabanya ibyago byo kushobora kurwara kanseri ni ukubungabunga ibiro byawe ukirinda umubyibuho ukabije. Burya kugira umubyibuho ukabije ni kimwe mu bintu, cyangwa se kugira ibinure byinshi mu mubiri ni kimwe mu bintu bishobora gutuma urwara kanseri, cyane cyane nka kanseri y'amabere, kanseri y'amara, kanseri ya nyababyeyi, kanseri ya pancreas, kanseri ya mpyiko, kanseri y'umwijima, kanseri yo mu muhogo ndetse na kanseri y'uruhago rw'inkari. Ibyo bigaterwa no ku buryo umuntu ubyibushye cyane cyangwa se ibiro byinshi, umubiri we hari uburyo ugorwa ndetse n'ibyago byo kwibasirwa n'indwara nyinshi bikiyongera, harimo n'izo za kanseri. Akagira ibibazo bya insulin resistance, akagira ibibazo byo kuba hari imisemburo imwe n'imwe iba mike cyangwa se indi ikabura cyangwa se indi ikaba myinshi biturutse kuko bafite umubyibuho ukabije. Ibyiza rero no kubungabunga ibiro byawe ugakomeza kugira ibiro byiza ukirinda umubyibuho ukabije. Burya ni kimwe mu bintu bishobora gutuma urwara kanseri, umubyibuho ukabije wibasirwa n'indwara nyinshi zitandukanye harimo nka diyabete, hypertension, indwara z'umutima ndetse n'izindi. Ikindi kintu cya gatatu cyagabanya ibyago byo kurwara kanseri ku kigero gifatika ni ugukora siporo. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS rivuga ko gukora siporo bishobora kugabanya ibyago byo kwibasirwa na kanseri, nka kanseri ya colon, kanseri y'amabere ndetse na kanseri ya endometre. Gukora siporo rero bituma umubiri wacu ubasha kugira ubushobozi bwo kurwanya uturemangingo dushobora kuvukamo twa kanseri, bikongera ubwirinzi bw'umubiri, bikagabanya ibyitwa inflammation mu mubiri, kandi bigatuma umubiri wacu ushobora gukoresha bya binure bibi bishobora kudutera uburwayi, harimo no kongera ibyago byinshi byo kuba ushobora kurwara kanseri. Bavuga ko byibuze umuntu akwiye gukora iminota 150 ku cyumweru akora siporo, ku munsi agakora iminota 30 byibuze za siporo ku munsi akora siporo,
cyangwa se mu cyumweru wakora iminota 75 za siporo zivunanye, za siporo zisaba imbaraga. Ibyo bikaba ari byo rero bishobora gutuma umubiri wacu ushobora kurwanya ndetse no kuba udashobora kurwara kanseri biturutse ku gukora siporo byibuze kuzuza iyo minota. Ku mwanya wa 4 hari ikintu kigabanya ibyago byinshi byo kuba dushobora kurwara kanseri, ni amahitamo meza mu byo turya. Tukarya ibiryo birimo intungamubiri zihagije zitandukanye, ariko tukirinda kurya ibiryo bibi, tukirinda kurya ibiryo birimo amavuta menshi, ibirimo amasukari menshi, ahubwo tukita ku kurya imboga n'imbuto akenshi bikaba ari byo byibanje ku ifunguro ryacu, kandi tukirinda kurya ibiryo byakorewe mu nganda ku kigero kiri hejuru. Bavuga ko byibuze amafunguro ashobora kurwanya kanseri no kugabanya ibyago byo kuyirwara ari amafunguro arimo imboga n'imbuto ku kigero gifatika, ari amafunguro wateguriwe mu rugo akenshi, ari amafunguro nanone atekeshejwe amavuta meza nk'amavuta ya elayo cyangwa se amavuta ya avoka, none ari amafunguro atarimo ibyakorewe mu nganda cyane, cyangwa se ari amafunguro atanyujwe mu nganda. Muri aya mafunguro batugira inama yo kwirinda ibiryo byakorewe mu nganda cyane, kwirinda kurya inyama zitukura igihe cyose cyangwa se inshuro nyinshi, no kwirinda kurya ibiryo byaketse cyangwa se bya biryo biba byashiririye, no kwirinda kurya ibiryo cyangwa se ibinyobwa birimo amasukari menshi. Ibyo rero bishobora kudutera ikibazo no kutwongera ibyago byo kurwara kanseri. Ku mwanya wa 5 rero hari ikintu kigabanya ibyago byo kurwara kanseri ku kigero kiri hejuru, ni ukugabanya ikigero cy'inzoga unywa. Inzoga nazo burya ziri mu bintu bishobora gutera kanseri, cyane cyane nka kanseri yo mu kanwa, kanseri yo mu muhogo, kanseri y'umwijima, kanseri y'amabere, kanseri yo mu mara ndetse na kanseri yo mu muhogo. Inzoga rero burya ni kimwe mu bintu bigora umubiri wacu kubitunganya, ndetse nayo ni bimwe mu bintu bishobora kwangiza uturemangingo sano tw'umubiri, ibyago byo kurwara kanseri bikiyongera, ndetse n'uturemangingo twa kanseri kuba twavuka mu mubiri tukiyongera. Bivuga ko byibuze umugore ku munsi adakwiye kurenza ikirahure kimwe, ku bagabo ni ibirahure 2, ariko ibyo birahure bitoya biringaniye by'inzoga ku munsi ntabwo akwiye kubirenza. Iyo rero birengeje uba ugiye mu kigero cy'abantu banyweye inzoga nyinshi, ari nabyo bidushyira mu byago byo kuba dushobora kurwara kanseri. Ku mwanya wa 6 hari ikindi kintu cyagabanya ibyago byo kuba ushobora kurwara kanseri, ni ukwirinda kujya ku izuba ngo rimareho umwanya munini, cyangwa se waba uranamaraho umwanya munini ukisiga amavuta ya sunscreen cyangwa se atuma imirasire y'izuba yinjira mu ruhu cyane, cyangwa se ukambara imyenda cyangwa se ukitwikira, ibintu bishobora gutuma imirasire y'izuba igera ku ruhu yacitse intege. Burya izuba rigira amareyo bita ultraviolet, akaba ari amareyo iyo uhuye nayo igihe kinini yinjira mu ruhu rwawe, agenda akangiza uturemangingo sano tw'uruhu cyangwa se twa serire zigira z'uruhu. Ibyo bikatwongera ibyago byinshi byo kurwara kanseri, harimo nk'izitwa melanoma ndetse n'izitwa non-melanoma skin cancer, zitewe no kuba waragiye ku izuba igihe kirekire. Bavuga ko byibuze niba uramara umwanya munini ku izuba, isige ibyitwa sunscreen, ni amavuta ashobora gutuma izuba ritangiza uruhu rwawe. Ushobora kwambara imyenda cyangwa se kwitwikira, ibintu bishobora gutuma imirasire y'izuba igera ku ruhu rwawe yacitse intege, ndetse ukambara n'ibyitwa sunglasses y'amarinete arwanya imirasire y'izuba, nayo ni meza cyane. Muri make rero izuba naryo ni kimwe mu bintu bishobora gutuma ushobora kurwara kanseri. Ku mwanya wa 7 rero hari ikintu cyagabanya ibyago byo kurwara kanseri. Ikintu cyaza ku mwanya wa 7 ni ugufata urukingo rwa kanseri, tugira amahirwe zikaba zarabonye ibintu bizikingira cyangwa se zifite urukingo. Hari n'indwara usanga ushobora kuba nyirabaza no kuba ushobora kurwara kanseri. Izo ndwara nazo byaba byiza ufashe urukingo rwazo. Iyo ndwara nk'iza ku mwanya wa 1 ni indwara izwi nka human papilloma virus cyangwa se HPV, ikaba ifite urukingo rero. Iyi ikaba ari indwara ishobora gutera kanseri y'inkondo y'umura, ariko burya HPV ishobora no gutera kanseri yo mu kanwa nk'abantu. Nanone bikaba bibi cyane ku bantu basanzwe bakora imibonano mpuzabitsina inyuze mu kanwa. Ikaba ishobora gutera kanseri yo mu muhogo, ishobora gutera kanseri yo mu kibuno, ishobora gutera kanseri y'igitsina cy'umugabo, ishobora no gutera kanseri y'imbere mu gitsina cy'umugore. Iyi ndwara rero ya HPV ni indwara cyangwa se human papilloma virus, ni indwara ifite urukingo, cyane cyane ruhabwa abakobwa b'abangavu. Ni byiza ko umukobwa yaruhabwa, bikagabanya n'ibyago byo kuba ashobora kurwara izo kanseri, by'umwihariko batangira kuri kanseri y'inkondo y'umura, kugabanya ibyago byo kuba ushobora kuyirwara.
Indi ndwara ya kabiri ukwiye gufata urukingo rwayo ishobora gutera kanseri ni hepatite B. Burya nayo igira urukingo, ikaba ari nziza cyane kuko nayo hari urukingo rwayo nabwo warufata ukagabanya ibyago byo kuba ushobora kurwara kanseri y'umwijima, kuko iyi hepatite C ndetse na hepatite B ndetse na C zizwiho mu kuba zishobora gutuma umwijima wawe ushobora kurwara kanseri. Ku mwanya wa 8 hari ikindi kintu wakora kigabanya ibyago byo kuba ushobora kurwara kanseri, ni ugukora ikintu cyose cyangwa se mu kwitabira igihe cyose bazakubwira ngo hari gahunda yo gusuzuma kanseri. Iyo gahunda igihe cyose bazakubwira ko ihari uzihutire kuyikoresha. Hari gahunda zitegurwa na Minisiteri y'Ubuzima ifatanyije na RBC, aho usanga wenda nka kanseri y'inkondo y'umura isuzumwa, kanseri y'amabere isuzumwa, ariko hari n'izindi gahunda zishobora kuboneka nka gusuzuma kanseri y'umumara ndetse nanone na kanseri yo mu bihaha. Ibyo byose nibumva ko hari gahunda yabyo ishobora kurwanya kanseri iriho, ibintu ushobora gukora cyangwa se bari kuyisuzuma, uzajye ubyitabira kuko ni gahunda nziza cyane. Uzitabire wamenya ko ufite iyi kanseri cyangwa se hari ibyago byinshi byo kuyigira. Niyo imenyekanye hakiri kare, amahirwe yo kukuvura kanseri biba byoroshye kandi ahari. Ku mwanya wa 9 hari ikintu cyagabanya ibyago byo kuba ushobora kurwara kanseri, ni ukwirinda guhura n'ibinyabutabire bishobora gutera kanseri. Aho hari ibyitwa asbestos biboneka mu mabati, yaboneka ku nzu za kera. Hari inzu nyinshi agiye asakaje asbestos, burya ishobora gutera kanseri yo mu bihaha, ibyo birazwi. Hari ibinyabutabire byitwa benzene, harimo n'ibitwara indege. Ibyo binyabutabire rero bishobora gutera kanseri, birazwi. Hari amagazi yitwa radon, hari kwandukira kw'ikirere ndetse n'imyuka ikomoka ku binyabiziga bidakorerwa maintenance. Hari no kuba ushobora guhumeka amadiesel cyangwa se imyuka ikomoka ku binyabiziga nayo, ndetse n'imyotsi ikomoka cyangwa se imyuka mibi ikomoka mu nganda. Niyo mpamvu burya n'abantu bakora mu nganda ituhura ibyotsi cyangwa se ifite ibintu by'ibinyabutabire ikora, bakwiye kwambara ibibarinda cyangwa se nanone ibishobora gutuma badahumeka iyo myuka ishobora gutuma barwara kanseri. Ku mwanya wa 10 hari ikintu wakora kigabanya ibyago byo kuba ushobora kurwara kanseri, no kuprioritiza cyangwa se kuryama bihagije. Ukaryama byibuze amasaha 7 kugeza ku masaha 9 ku munsi. Ukirinda stress, burya stress nayo ishobora gutuma hari imisemburo myinshi yo mu mubiri myinshi, anabyo bikaba bishobora kuba nyirabazana no kuba ushobora kurwara kanseri. Cyane cyane n'umuntu ashobora kugira stress ugasanga yishuye mu bintu byo kunywa inzoga nyinshi, byo kunywa amatabi menshi, akaryama nabi agasinzira nabi. Ibyo nabyo bikaba bishobora gutuma ashobora kurwara kanseri biturutse ku kuba stress yaraje ari nk'ikintu cyabanje, ariko ibindi bikaza nk'ibintu biri segonderi byuririye kuri ya stress. Bavuga ko byibuze umuntu akwiye kugira gahunda yo kuryama, yo kwirinda stress n'uburyo yayimanaginga mu gihe yahuye nayo. Ibyo nabyo bikaba ari mu bintu byagira uruhare rwiza mu gutuma ubasha kwirinda kanseri. Nanone kutaryama ngo uruke bihagije byangiza umubiri, bikagenda biwuca intege, bikaba byorohera kukuba utumenye dushobora kubyara kanseri dushobora kuvuka mu mubiri mu buryo bworoshye, ndetse tukanororoka cyane cyangwa se tugakura cyane mu buryo bwihuse mu gihe usanzwe ufite ibibazo by'amastress, kutaryama neza, ufite n'ibindi bibazo by'ubuzima cyangwa se by'umubiri. Muri rusange rero kanseri ni indwara bigoranye kuvura, ubuvuzi bwayo burahenze, nanone amahirwe yo kuyikira aba ari hafi ya 0 mu gihe watangiye imiti ukererewe. Kandi kanseri ishobora no kwimukira mu bindi bice by'umubiri itafashe, itahereyemo, ugasanga yahereye nko mu mwijima, ikimukira mu bihaha, ikimukira muri nyababye, ikimukira no mu bice by'umubiri, ugasanga yagiye kwirakwira mu mubiri cyane kubera ko ari kanseri. Igenda yimuka ijya mu bindi bice by'umubiri iyo yatinze kumenyekana, ikavurwa bitinze. Nanone kumenya ko ufite kanseri hakiri kare, kwa kundi nyine amahirwe yo kuyisuzuma cyangwa igihe bari kuyisuzuma wabimenya ukajyayo, bakamenya ko uyifite hakiri kare, amahirwe yo gukira bari hejuru cyane ugereranyije na wa muntu watinze kujyayo. Ndetse nanone amahirwe yo gukira aba ari hejuru nk'uko wagereranya n'izindi ndwara uburyo wazikira zisanzwe, niko nabyo biba bimeze. Niyo mpamvu burya kwivuza kanseri, kuyisuzumisha kare ari ingenzi. Bino bintu rero nubikora tukubwiye bizagabanya byibuze ku kigero cya 60% ibyago byo kuba ushobora kurwara kanseri. Ntibivuze ko byakurinda 100%, ariko ibyago byo kuba ushobora kuyirwara
bizagabanuka ku kigero gifatika. Nubwo bigoye kwirinda ibi byose twakubwiye, ariko gerageza, kuko kanseri ni indwara mbi abantu bose batinya kandi ihangayikishije isi.